Umunara w'umurinzi wo muri Mutarama 2026. Iki gice kizigwa kuva ku itariki ya 2 kugera ku itariki ya 8 Werurwe. Komeza kwishingikiriza kuri Yehova kugira ngo akuyobore. Isomo ry'umwaka wa 2026 rigira riti: abagira ibyishimo n'abazi ko bakeneye Imana. Matayo igice cya 5 umurongo wa 3. Indirimbo ya 97. Dutungwa n'ijambo rya Yehova. Iki gice kibandaho: Yehova yaduhaye ubuyobozi butuma tugira ibyishimo nyakuri. Muri iki gice turi burebe icyo dukwiriye gukora kugira ngo ubwo buyobozi butugirire akamaro. Bariya abantu reka nkwereka akantu nabonye umbabarire gatoya niba bitakugoye. Ubundi ntago nkunda gusoma Bibiliya cyane, ariko ako kantu nkimara kukumva nahise njya kureba ahantu ngo hitwa muri no kuvuga ngo muri Bibiliya, abantu basoma Bibiliya cyane ngo mu gitabo cyitwa Kubara muri 23 ngira ngo ni 23 24. Hari abo bavuga ngo basoma Bibiliya ni mu isezerano rya kera, ni mu isezerano rya kera, ni mu isezerano bitanu bya mbere, nko mu bitabo bitanu bya mbere hafi aho ngaho. Nanjye narabyumvise mbaza umukobwa twubakanye ndebera muri uyu murongo harimo iki. Sinjya mbireba rwose. Arambwira ati dore ubwo bwoko bubaduka, dore ubwo bwoko bubaduka nk'intare y'ingore, buvumbuka nk'intare y'ingabo, ntizaryama itararya umuhigo, itaranywa amaraso y'abishwe. Ni ukuvuga ngo ibi bintu biri muri Bible, kandi bariya Abayahudi na Bible ni ibintu byabo, ariko nagerageje kubihuza n'urupfu rwa Ayatollah Khomeini. Paragraph ya mbere, ikibazo: ni ibihe bintu by'ibanze abantu bakenera? Igihe Yehova yaremaga abantu, yari azi ko hari ibintu by'ibanze bagomba gukenera. Urugero, kugira ngo dukomeze kubaho dukenera ibyo kurya, imyambaro n'aho kuba. Turamutse tubuze kimwe muri ibyo bintu by'ingenzi, niyo byaba igihe gito cyane, ubuzima bwatugora. Nanone Yehova azi ko hari ikindi kintu abantu bakenera. Yaturemanye icyifuzo cyo kumumenya no kumwishingikirizaho kugira ngo atuyobore. Muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 3 agira hati: abagira ibyishimo n'abazi ko bakeneye Imana, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Niba twifuza kugira ibyishimo nyakuri, tugomba kumenya ko dukeneye ko atuyobora kandi tugakomeza kumwishingikirizaho. Paragraph ya 2, ikibazo: ni muhe buryo tumeze nk'umuntu usabiriza? Mu rurimi Ivanjiri ya Matayo yanditswemo, imvugo yahinduwemo ngo abazi ko bakeneye Imana yerekeza ku muntu usabiriza uba akeneye ko abandi bamufasha. Tekereza umuntu usabiriza wambaye imyenda isa nabi cyane kandi adafite ibyo kurya bihagije. Ku manywa aba yicaye ku zuba ryinshi, kandi nijoro aba ari mu mbeho ikabije. Abantu birinda kumwegera kubera uko agaragara. Arumva ananiwe kandi ntiyishimye. Uwo muntu usabiriza aba azi neza ko akeneye ko abandi bamufasha kugira ngo akomeze kubaho kandi agire imbaraga. Kimwe n'uwo muntu, abantu bazi ko bakeneye Imana bihatira kuyisaba ko yabafasha kandi bagakora uko bashoboye bakayumvira. Paragraph ya 3, ikibazo: ni iki turi bwige muri iki gice? Muri iki gice turabanza turebe amasomo twavana ku mugore w'umunyafoenike winginze Yesu ngo amufashe. Turi burebe uko twamwigana niba twifuza ko Yehova akomeza kutuyobora. Hanyuma turi burebe urugero twasigiwe n'intumwa Petero, Pawulo n'umwami Dawidi, bakaba bari abagabo bishingikirizaga kuri Yehova kugira ngo abayobore. Amasomo twavana ku mugore wasabye Yesu ngo amufashe. Paragraph ya 4, ikibazo: ni iki umugore w'umunyafoenike yasabye Yesu? Umunsi umwe, umugore w'umunyafoenike yagiye kureba Yesu. Umukobwa we yari yaratewe n'abadayimoni, amerewe nabi cyane. Matayo igice cya 15 umurongo wa 21 kugera kwa 28. Uwo mugore apfukamye imbere ya Yesu maze aramwinginga ngo amukirize umukobwa. Igihe ajyaga kureba Yesu,
yagaragaje imico y'ingenzi cyane. Reka turebe uburyo butatu twamwiganamo. Paragarafu ya 5 ikibazo. Ni iki Yesu yakoreye umugore w'umunyafuyinike kandi se kuki yagikoze? Umugore w'umunyafuyinike yagaragaje umuco wo kwicisha bugufi by'ukuri. Kuki tuvuze dutyo? Ni ukubera ko atarakajwe n'ukuntu Yesu yamushubije. Yesu yamugereranyije n'ikibwana cy'imbwa abantu batari Abayahudi bakundaga korora mu ngo zabo. None se yaba ari wowe Yesu yabwiye atyo, wari kwitwara ute? Ese ari kumva ko agututse maze ukivumbura ukagenda, ntukomeze kumusaba ngo agufashe? Uko si ko umugore w'umunyafuyinike yabigenje. Uretse kuba uwo mugore yaricishije bugufi, hari ikindi kintu yakoze. Yakomeje gusaba Yesu ngo amufashe. Yabiterwaga n'iki? Nuko yizeraga Yesu, kandi rwose igihe Yesu yabonaga ko uwo mugore afite ukwizera gukomeye, yiyemeje kumufasha. Nubwo Yesu yamubwiye ko yatumwe gusa ku Bisirayeli bameze nk'intama zazimiye, yaramufashije yirukana umudayimoni wari warateye umukobwa we. Ibisobanuro by'ifoto bigira biti: umugore w'umunyafuyinike arapfukamye ari kwinginga Yesu ngo amufashe. Yesu n'abigishwa be batatu bari kurya bamuteze amatwi. Amagambo ari kumwe n'ifoto agira ati: umugore w'umunyafuyinike wifuza ko Yesu amukiriza umwana yicishije bugufi, akomeza kumusaba ko amufasha, kandi yari yizeye ko abishoboye. Paragarafu ya 6 ikibazo. Twakwigana dute umugore w'umunyafuyinike? Niba twifuza ko Yehova akomeza kutuyobora, tugomba kwigana uwo mugore. Tugomba kwicisha bugufi, tugakomeza kumusaba ngo adufashe, kandi tukagira ukwizera gukomeye. Umuntu wicisha bugufi niwe wenyine ukomeza gusaba Imana ngo imufashe. Tugomba kwizera Kristo Yesu cyane, kandi tukiringira abo yashyizeho ngo bayobore abigishwa be. Yehova na Yesu bashimishwa nuko twicisha bugufi, tugakomeza kubasaba ngo badufashe, kandi tukagira ukwizera gukomeye. Iyo tubikoze, baba biteguye kudufasha no kutuyobora. Reka none turebe uko Yehova tuyobora, kandi akaduha ibyo dukeneye kugira ngo dukomeze kugira ibyishimo. Nanone turi burebe ko twakwigana intumwa Petero, intumwa Pawulo, n'umwami Dawidi, kugira ngo ibyo bintu Yehova duha bitugirire akamaro. Jya wigana Petero, ukomeze kwiyigisha ijambo ry'Imana. Paragarafu ya 7 ikibazo. Ni iyihe nshingano Petero yahawe, kandi se n'iki kindi yagombaga gukora? Sobanura. Reka dusuzume urugero rw'intumwa Petero. Ari mu Bayahudi ba mbere bamenye ko Yesu ari we Mesiya, uwo Yehova yakoresheje kugira ngo yigishe abantu ibyerekeye ubuzima bw'iteka. Mbere y'uko Yesu asubira mu ijuru, yahaye Petero inshingano yo kugaburira abana b'intama ze. Yohana igice cya 21 umurongo wa 17. Petero yashoje iyo nshingano mu budahemuka, kandi Yehova yaramukoresheje yandika amabaruwa 2 ari mu bitabo bigize Bibiliya. Ariko nanone Petero yagombaga kwiyigisha ijambo ry'Imana. Urugero, yigishije amabaruwa y'intumwa Pawulo yari yaranditse mbere yaho, abifashijwemo n'Umwuka Wera. Petero yari azi neza ko bimwe mu byo Pawulo yanditse byari bigoye kubisobanukirwa. Ibaruwa ya 2 ya Petero igice cya 3 umurongo wa 15 n'uwa 16. Icyakora yakomeje kubyigisha, yizeye ko Yehova ari kumufasha kubisobanukirwa no kubishyira mu bikorwa. Mu Baheburayo igice cya 5 umurongo wa 14 kugera mu gice cya 6 umurongo wa 1 hagira hati: ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abantu bafite ukwizera gukomeye, bafite ubushobozi bwo gutekereza bwatojwe gutandukanya icyiza n'ikibi binyuze mu kubukoresha. Kubera iyo mpamvu rero, ubwo twarenze inyigisho z'ibanze ku byerekeye Kristo, nimureke duhatanire kugira ukwizera gukomeye. Ntidukomeze kwiga inyigisho z'ibanze tuzisubiramo. Izo nyigisho ni ukureka ibikorwa bidafite akamaro, kwizera Imana. Paragarafu ya 8 ikibazo. Petero yakoze iki igihe Yehova yamuhaga amabwiriza mashya? Petero yagaragaje ko yizeraga Yehova igihe yumviraga amabwiriza yari yamuhaye. Umunsi umwe, igihe yari ari mu mujyi wa Yopa wari ku cyambu,
yabonye iyerekwa maze umumarayika amusaba kurya inyamaswa abayahudi batari bemerewe kurya bakurikije amategeko ya Mose. Kubera ko Petero yari yaravutse ari umuyahudi, yumvaga ko gukora ibyo umumarayika amubwiye bitari bikwiriye. Yabanje gusubiza ati, oya rwose mwami, ntabwo nigeze ndya ikintu cyanduye. Uwo mumarayika yaramubwiye ati, ibintu Imana yejeje reka kubyita ibyanduye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 9 kugera kwa 15. Petero yahise yumvira kandi ahindura uko yabonaga ibintu. Tubyemezwa n'iki? Inyuma gato y'iryo yerekwa hari abagabo 3 baje kureba Petero batumwe na Korneliyo utari umuyahudi. Bamusabye ko yajyana nabo akajya kureba shebuja. Mbere yuko Petero abona iryo yerekwa, ntiyari kwemera kwinjira mu nzu y'umuntu utari umuyahudi. Abayahudi babonaga ko abantu batari abayahudi banduye. Ariko Petero yahise yemera amabwiriza mashya Yehova yari yamuhaye. Yabwirije Korneliyo n'abo mu rugo rwe, maze yishimira kubona ukuntu bemeye kuri bagahabwa umwuka wera kandi bakabatizwa. Paragrafu ya 9 ikibazo. Ni muhe buryo bubiri kwigisha inyigisho zigoye gusobanukirwa bitugiriramo akamaro? Kimwe na Petero, tugomba kwigisha ijambo ry'Imana buri gihe. Inshuro nyinshi dusoma ibintu byoroshye kumva. Ariko nanone tugomba kwitoza kwigisha inyigisho zishobora kuba zigoye gusobanukirwa. Dukwiriye gukora uko dushoboye, tugashaka igihe cyo kwigisha ijambo ry'Imana tubyitondeye. Nanone ni iby'ingenzi ko dushyiraho umwete kugira ngo dusobanukirwe ibintu ubusanzwe tutari dusobanukiwe. Kubera iki? Bitugirira akamaro mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uko bituma tumenya ibintu bidufasha kurushaho gukunda Yehova no kumwubaha. Uburyo bwa kabiri ni uko iyo tumenya ibintu bitangaje tutari tuzi kuri Yehova, bituma tugira icyifuzo gikomeye cyo kubwira abandi ibyerekeye Papa wacu wo mu ijuru. Hari irindi somo twavana kuri Petero. Mu gihe hari ibintu bihindutse ku birebana n'ukuntu twari dusanzwe twumva inyigisho runaka, natwe tugomba kwihutira guhindura uko tubona ibintu, tugahindura n'ibyo dukora. Ibyo ni byo byonyine bizatuma Yehova akomeza kutuyobora kandi tugakomeza kumukorera mu budahemuka. Jya wigana Paulo witoza imico ishimisha Imana. Paragrafu ya 10 ikibazo. Dukurikije ibivugwa mu Makolosayi igice cya 3 umurongo wa 8 kugeza kwa 10, ni iki tugomba gukora kugira ngo dushimishe Yehova? Niba twifuza kugira ibyishimo kandi tukaba dushaka ko Yehova tuyobora, tugomba kwitoza kugira imico imushimisha. Yehova twereka uko twakwitoza iyo mico. Mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 8 kugera kwa 10 hagira hati, ariko noneho mureke ibi bikorwa bibi byose, umujinya, uburakari, ubugome no gutukana, kandi ntimukavuga amagambo ateye isoni. Ntimukabeshyane. Mureke imyifatire ya kera n'ibikorwa mwakoraga, ahubwo mugire imyifatire mishya muvana ku Mana, kandi ituma umuntu agenda ahinduka binyuze ku bumenyi nyakuri, akagera ubwo agaragaza imico nk'iy'Imana. Kwitoza imico ishimisha Imana bisaba igihe no gushyiraho umwete. Reka dusuzume urugero rwa Paulo. Kuva akiri muto, yakoraga ibishoboka byose ngo ashimishe Imana. Icyakora ntiyarasobanukiwe neza uko yakorera Imana mu buryo yemera. Nanone kuba atarasobanukiwe inyigisho z'ukuri Yesu yigishaga kandi akaba yari umwibone, byatumaga agira imico idashimisha Imana. Yavuze ko kera ari umunyagasuzuguro. Ibaruwa ya mbere yandikiwe Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 13. Paragrafu ya 11 ikibazo. Ni iki Paulo yagombaga guhindura? Sobanura. Mbere yuko Paulo aba umukristo, yarakazwaga n'ubusa. Inkuru yo mu Byakozwe ivuga ko Paulo yarakariraga abigishwa ba Yesu, akabatera ubwoba kandi agashaka cyane kubica. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 1. Ubwo rero amaze kuba umukristo, yakoze uko ashoboye ngo ajye ategeka uburakari. Yabaye umuntu wihangana kandi w'umugwaneza. Icyakora Paulo yakoraga amakosa. Igihe we na Barinaba bananirwaga kumvikana, Paulo yararakaye cyane. Icyo gihe ntiyagize imyitwarire ishimisha Imana,
ariko yakomeje guhatana kugira ngo abe umuntu ukora ibiyishimisha. Paragarafu ya 12 ikibazo. Ni iki cyafashije Pawulo gukomeza guhinduka? Pawulo yashoboye guhinduka maze yitoza imico myiza kubera ko atishingikirizaga ku mbaraga ze. Kimwe na Petero, Pawulo nawe yishingikirizaga ku mbaraga Imana itanga. Ibaruwa ya mbere ya Petero, igice cya 4, umurongo wa 11. Icyakora, hari igihe Pawulo yakoraga amakosa kandi akumva acitse intege. Ariko iyo yabaga yacitse intege, yatekerezaga ku bintu byiza Papa we wo mu ijuru yari yaramukoreye, maze bigatuma agira imbaraga zo guhatana kugira ngo akomeze gukora ibishimisha Yehova. Paragarafu ya 13 ikibazo. Twakwigana Pawulo dute? Nubwo twaba tumaze imyaka myinshi dukorera Yehova, tuba tugomba gukomeza guhatana kugira ngo turusheho kumwigana. Birumvikana ko tuzakora amakosa. Urugero, dushobora kurakara cyangwa tukavuga ikintu kidakwiriye cyangwa se tukagikora. Mu gihe ibyo bitubayeho, ntidukwiriye kumva ko tudashobora gushimisha Yehova. Ahubwo twagombye gukomeza guhatana kugira ngo tugere ku ntego dufite yo guhindura imitekerereze yacu n'ibikorwa byacu. Hari ikintu cy'ingenzi cyane tugomba guhora twibuka. Niba twifuza gukomeza guhinduka kugira ngo turusheho kugira imico myiza, tugomba kwemera ko Yehova twigisha kandi tukihatira kumumenya neza. Jya wigana Dawidi wemere ko Yehova kurinda. Paragarafu ya 14 na 15 ikibazo. Yehova arinda atabantu. Nanone kugira ngo tugire ibyishimo nyakuri, tugomba kwemera ko Yehova turinda. None se Yehova turinda ate? Kandi se niki dusabwa kugira ngo aturinde? Umwami Dawidi yarazi neza ko Yehova ari kumurinda igihe ari kuba ageze mu bibazo. Muri Zaburi ya 27 umurongo wa 5 hagira hati: kuko ku munsi w'amakuba azampisha ahantu hari umutekano, azampisha mu bwihisho bw'ihema rye, azanshyira ku rutare rurerure kugira ngo abanzi banjye batangirira nabi. Yehova arinda abantu be, umuntu uwo ari we wese cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma badakomeza kumwizera. None se abikora ati? Yatanze isezerano ry'uko nta ntwaro yacuriwe kurwanya abantu bizagira ikigeraho. Satani, abadayimoni n'abandi bose badutoteza bafite imbaraga nyinshi, ariko Yehova arazibarusha. Nubwo batwica, Yehova yazatuzura. Nanone mu gihe duhangayitse, Yehova aradufasha kugira ngo tutareka kumukorera. Ikindi kandi, Papa wacu dukunda aduha abavandimwe n'abashiki bacu baduhumuriza kandi bakadushyigikira mu gihe dufite ibibazo. Anaduha abasaza batwigisha kandi bakadufasha kugira ngo dukomeze kugira ukwizera gukomeye. Ikindi nanone, iyo turi mu materaniro, tuhigira ibindi bintu twakora kugira ngo Yehova adufashe kandi aturinde. Ibisobanuro by'ifoto yo ku gifubiko bigira biti: mushiki wacu azamuye ikiganza kugira ngo atange igitekerezo mu cyigisho cy'umunara w'umurinzi. Abandi bavandimwe n'abashiki bacu nabo bazamuye ibiganza. Amagambo ari kumwe n'ifoto agira ati: mushiki wacu yagiye mu materaniro kugira ngo Yehova amufashe akoresheje abavandimwe n'abashiki bacu. Paragarafu ya 16 ikibazo. Yehova yarindaga ate Dawidi? Iyo Dawidi yumviraga Yehova, nawe yaramufashaga agafata imyanzuro myiza kandi akagira ibyishimo. Icyo gihe Yehova yabaga murinzi. Icyakora iyo Dawidi yirengagizaga amahame ya Yehova maze agakora ibintu bibi, ntiyamurindaga ingaruka z'ibikorwa bye. Ariko se byagendaga bite iyo Dawidi yahuraga n'imibabaro bitewe n'abandi bantu bamugiriraga nabi? Iyo asengaga Yehova akamubwira ibimuri ku mutima byose, Yehova nawe akamuhumuriza amwizeza ko amukunda cyane kandi ko azakomeza kumwitaho. Paragarafu ya 17 ikibazo. Twakwigana Dawidi dute? Dushobora kwigana Dawidi dusenga Yehova kandi tukamugisha inama mu gihe tujya gufata imyanzuro. Tugomba kwibuka ko iyo tutumviye Yehova, nawe atadukuriraho ingaruka z'amakosa yacu. Icyakora nubwo twumvira Yehova, rimwe na rimwe duhura n'ibibazo bitewe n'impamvu zitandukanye. Muri icyo gihe dushobora kumusenga, tukamubwira ibiduhangayikishije byose kandi tukamusaba kudufasha. Nawe azaduhumuriza kandi adufashe kumva ko adukunda. Komeza gushakira ubuyobozi kuri Yehova. Paragarafu ya 18 ikibazo. Abantu benshi bo muri iki gihe babona bati igitekerezo cyo kuyoborwa n'Imana, kandi se n'ikitwe twakora niba twifuza ko Yehova akomeza kutuyobora?
Isomo ry'umwaka wa 2026 rigira riti abagira ibyishimo ni abazi ko bakeneye Imana. Ibyo ni iby'ingenzi cyane muri iki gihe kurusha mbere hose. Kubera iki? Ni ukubera ko muri iki gihe abantu benshi batemera ko bakeneye Imana cyangwa ngo bemere kwibayobora. Abandi benshi bemera Imana ariko bagahitamo kuyisenga uko babyumva. Abandi bo bishimira kuyoborwa n'abantu. Ibyo bituma batagira ibyishimo. Ntitugomba kubigana. Twakora iki ngo tubyirinde? Tugomba gukomeza kwigisha ijambo rya Yehova, tugakomeza kwitoza imico imushimisha, tukamwumvira kandi tukemera ko aturinda. Ibisobanuro by'amafoto. Mushiki wacu yishingikiriza kuri Yehova kugira ngo amuyobore. Ifoto ya mbere ari kwiyigisha ingingo yo mu munara w'umurinzi. Ifoto ya kabiri ashyira ibyo kurya umugabo n'umugore we. Umugabo yicaye mu ntebe apfutse umutwe kandi ku kuboko kwe hariho umugozi bacishamo imiti. Ifoto ya gatatu ari kuganira n'abavandimwe babiri bamusuye muri gahunda yo kuragira umukumbi. Amagambo ari kumwe n'ifoto agira ati tugomba gukomeza kwishingikiriza kuri Yehova kugira ngo atuyobore, tukagaragaza imico imushimisha kandi tukemera ko aturinda. Wasubiza ute? Ni irihe somo twavana kuri Petero ku birebana no kwiyigisha ijambo ry'Imana? Ni irihe somo twavana kuri Pawulo ku birebana n'ukuntu Yehova adufasha kwitoza imico imushimisha? Ni irihe somo twavana kuri Dawidi ku birebana no kwemera ko Yehova aturinda? Indirimbo y'162. Nzakomeza kwiga ijambo rye. Itara ry'umuhigo itaranywa amaraso y'abishwe. Ni ukuvuga ngo ibi bintu biri muri Bible kandi bari abayahudi na Bible ni ibintu byabo, ariko nagerageje kubihuza n'urupfu rwa Ayatollah Khomeini. Noneho Ayatollah Khomeini ninde? Ni umuntu Ali Khamenei. No, hari Ayatollah Khomeini n'uwamubanjirije. Uzi ko n'uyu nguyu Khamenei n'uyu nguyu. Khamenei n'uyu. Noneho hari Ayatollah Khomeini wa wundi wa mbere. Yego. Ayatollah Khomeini muri 79 habaye ibintu bise ngo ni revolution, ibyo bise ngo ni impinduramatwara ya Kiyisilamu muri 79. Uyu Ayatollah Khomeini muri 63 niho yabitangiye. Icyo gihe Iran ibyo mu mateka yayo yayoborwaga n'ikintu kimeze nk'ubwami. Hari n'umuntu wayiyoboye araza witwa izina ndaza kuryibuka, Muhammadu ngira ngo Riza Pahlavi, izina nk'iryo ry'Abarabu. Ariko uyu muntu bavugaga ko ari proche n'Abanyaburayi, ko ashaka kubazanira imico y'Abanyaburayi. Ndetse icyo gihe Ayatollah Khomeini yamureze gushaka kurimbura Islam muri Iran.